umwihariko hano ukagira ibyo ukora tuzaguproteja tuzakora lobbying dufite influence uzatwara Ballond'Or ibihamya birahari twemeranye ko mu byo nemera byose mfana Cristiano yibye Ribery 2013 ibi turi gutaka bya Vini Ribery yarabifite barayimwima bayiha Ronaldo ibi ngibi nanone Ronaldo impamvu na cecetse adashana kujyana n'akanari arekrama Modric 2018 barayimuhaye Real Madrid ubyumve bayikura mu biganza bya Ronaldo wari umaze kujya muri Juventus imbaraga za lobbying muri ibi bintu binini zirakora ariko Perez iyaza gutuza bose bavuye muri Super League nawe akemera nk'abandi akabati twakoze ikosa wenda ntanabigarure muri iyi minsi akabireka akabanza gatuza bigahosha byari kumvikana ariko expectations zabo zose ibyo batekerezaga byose twese twumvaga ari byo natwe tubona ko ari byo Vini yakayitwaye byagushijwe mu mutego no kuba Real Madrid itabanyereza na UEFA niyo mpamvu ahise ngo ni ibintu nasenguye byo ndabyemera ko hari conflict hagati ya Real Madrid na UEFA byo ndabyemera pe ariko ntabwo ntekereza ko ari byo bya decisive utwara Ballond'Or kuri inshuro kubera iki ndabivuga mu buryo bubiri nihuta cyane icyo ntekereza cyabujije Vinicius gutwara Ballond'Or nubwo nanjye yomba ntora nari kumutora ariko ntekereza ko uburyo yayibuzemo ikajya kwa RODRI harimo fairness ntabwo ntekereza ko ari umuntu ayiterewe ngo ayimwibe kugira ngo apinise Real Madrid nubwo iyo conflict hari ariko ntabwo ntekereza ko ubwo bubasha ibufite ikintu cya mbere tunyure gato muri procedure uburyo Ballond'Or itorwa abantu bumve uko bikorwa noneho turebe no muri Real Madrid ikintu cyaba cyarabujije Vinicius amanota muri bane ba mbere Real Madrid ifitemo abakinnyi bangahe baje imbere muri bane bafitemo batatu bisobanuye ko kuri achievements za Real Madrid hari abakinnyi batatu bagabanye izo accolades icyo cyotezo mu banyamakuru ariko Ballond'Or kwera ku mwanya wa kabiri tureke kubeshya none mbwira wabaye wa kabiri 2015 wa RORENZO kuba ngo babaye batatu bakurikira reka mvugo opinion yanjye ariko simbihakana urayivuga nyine reka yumvikane ni nkuko na Arsenal ifitemo bane uretse gato ariko bari kure ndavuga bane ba mbere harimo abakinnyi batatu ba Real Madrid sibyo harimo Jude na niba hari abanyamakuru batora bahagarara ibihugu 100 bya mbere muri FIFA bagomba gutora sibyo abanyamakuru batekereza ko Real Madrid ikwiye kuva mu kinyo ya Ballond'Or ntabwo bose batekereza ko Vinicius ari we wahetse Real Madrid hari nk'umwongereza utekereza ko Jude Bellingham kuri sezo yagize nayo nziza cyane nubwo asunywa muri ari utekereza ko ari ukwiye kuba ahagarariye Real Madrid donc ari ukwiye Ballond'Or niba Real Madrid ari igomba kwitwara turajyana hari umunya Espagne uvuga ngo ibyo bihugu biri mu bihugu bitora biri mu bya mbere ku isi umunya Espagne aravuga ngo uretse gatari kurigana Dani Carvajal wacu agatora Carvajal kwera ko ntabwo ari urukiko munatora kuma emotion cyane undi ninde hari ubwo noneho na Vinicius agatora Vinicius bivuze ngo abatekereza ko Real Madrid igomba kuvamo wa Ballond'Or deja ayo manota bagiye kuyagabana kubera iki nari mvuze ku bantu batora n'uburyo batora procedure zitora nakubwiye ko hatora abanyamakuru 100 bava mu bihugu 100 bya mbere muri FIFA yego kandi iyo bamaze gutora nta kindi kirengaho kuko n'ubungubu Ballond'Or baraza gutangira kuriviringa buri gihugu n'uwo cyatoye clear barabigaragaza umunyamakuru umwe atondeka abakinnyi batanu sibyo kandi uyashyize imbere akavuga ngo uwa mbere utwara Ballond'Or barakurikirana gutya kugera kuri batanu niba ngiye mpagarariye u Rwanda twemereye gutora cyangwa uhagarariye u Rwanda uwo washize imbere ahita ahabwa amanota 6 uwabaye wa kabiri agatwara amanota 4 uwa gatatu agatwara amanota 3 uwa kane agatwara amanota 2 uwa gatanu agatwara inota 1 abafata ayo manota y'abantu batoye 100 bagakora algorithm hakavamo wagize amanota menshi uwabatwaye Ballond'Or bisobanuye ko mu yandi magambo ni utekereza ko Ballond'Or yibwe n'abatoye
kandi ni amarangamutima yabo n'ubusesenguzi simba n'amarangamutima hanyuma kwizigira matirite turiho matirite turiho iyi ngingo tugende gake n'isi tubamo kwizigira reka nkorohereze ahantu robing ikora kuvuga ngo nagira influence ntibibaho reka mborohereze no ngo robing ntibaho umunyamakuru w'umwongereza mbwira impamvu atatora Bellingham ariko n'umwe nese n'abanyamakuru 100 nyine n'abandi nyine buri wese afite amarangamutima amuganisha icyo mvuga niba noneho Vinicius waravuga ko yayimishijwe n'amarangamutima wavuga ko yayimishijwe nyine nibyo yaruvuze class icyo ashinjwa uko atitwara mu bandi ari convince ko igitangazamakuru byaje reka basobanurire abantu 100 bagiye gutora bafite gutora abantu batandukanye ngende kuzana ibintu biri real nyine bigaragara yego reka none ariko nanjye ibyo ndi kuvuga statement ya Madrid iri clear yayise Ballond'Or ya UEFA irabishinja UEFA ntabwo France Football niyo bafitanye ikibazo hano itora Ballond'Or no ngiye kwasaba ijambo niba harabaye robbing we n'umunyamakuru ashobora ko yahaye ruswa agatora umuntu ariko binajyana n'amarangamutima ye umva reka mubwire criteria wavuze zigenderwaho ziri true yego ukuri kuruzuye 100%. ibyo rigana avuga c'est la réalité du football nako twabyirengagiza nako nukuri ariko tubihuza bigeraho bihurira 100% aho bihurira rero ni he nuvuga ngo hari organizer na criteria barasetinze n'abazazitorera nibo banyamakuru na buryo batanga amanota ibyo uvuga abo gusa birarangira nta pano ihitamo ariko behind the curtains nyuma y'ibindi bintu tutabona haba icyo bita influence niyo mpamvu twabivugaga Ballond'Or buryo yagiye ihinduka n'uburyo mbere umukinnyi uzayitwara yabaga bizi none se kubera iki byamenyekanye mbere y'amasaha yuko biba Lorenzo highlighting akavuga ngo kukire yari itari gukondana France Football ari itanga Ballond'Or ikabiha UEFA kango Ballond'Or ya UEFA ngiye nkumwe ibyo byose ufite ikibazo kiri influence yaba rero mu gusoza ariko ngiye ikintu gusoza okay ngiye conclusion reka ntekereza ko Real Madrid yagize abakinnyi benshi wa competa kuri achievements zayo nabo batowe Vini yagize season nziza ariko na Jude Bellingham ure asubiye inyuma iyi season ariko nagize season agatangaza Vini yagize nawe yari mu bantu